turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ya mbere ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kububakira amazu meza nk'iyi ngiyi tukazibubakira ku giciro cyiza cyane. Waba ufite ikibanza urakitwereka, hanyuma tukagushushanyiriza inzu nk'iyi cyangwa nziza kurushaho bitewe n'ubushobozi bwawe, noneho tukagushakira ibyangombwa byo kubaka ndetse tukanakubakira, ari nako kandi tugushakira ibyangombwa byo gusana ndetse tukabigukorera. Si ibyo gusa kubera ko tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Iyi rero ni Nzuri Business Group Limited, tubagezaho amakuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa tubicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Komeza ukande rero subscribe, komeza ukande subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa, ukore kuri share cyangwa se ukore share ndetse ukande no kuri like. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited, tubahaye ikaze. Nkuko rero muri kubibona ku screen yanyu, muri kubona inzu nziza cyane. Ni inzu ya etage, ni inzu ya etage iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nk'i Kanombe cyangwa se mu murenge wa Kanombe. Iyi nzu ikaba iri kugurishwa kandi iri kugurishwa amafaranga atari menshi. Ni inzu iri kuri kaburimbo yo muri quartier, apana kaburimbo nini aho bishobora kukubangamira gutura kubera urusaku rw'amamodoka, kuko yo iri muri quartier nziza cyane kuri kaburimbo yo muri quartier udahura n'igitaka. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Iyi nzu rero ikaba hasi hari salon, salle à manger, cuisine, icyumba cy'abashyitsi ndetse na douche na toilette. Hejuru akaba ibyumba bitatu, bibiri by'abana n'ikindi cy'ababyeyi cyangwa se cyo dukunze kwita master bedroom, irimo n'urwambariro. Hanyuma inzu ikaba ifite cuisine, ifite na stock, ikagira parking na jardin bihagije. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite na annex. Annex, iyo tuvuze annex ni ukuvuga inzu twafata nk'iy'umukozi, hanyuma ugashyiraho igikoni cyo hanze ndetse na stock yacyo na douche na toilette byo hanze. Akaba ari inzu rero yubakishije ibikoresho bigezweho kandi bijyanye n'igihe ndetse bikomeye. Tukaba turi kuyigurisha amafaranga atari menshi. Iyo tuvuze amafaranga atari menshi ntabwo biba bivuze yuko ari makeya mu mibare, ahubwo nuko aba ari make ugereranyije n'agaciro k'inzu nyirizina k'ibyayigiyeho ndetse n'agaciro k'ikibanza, kubera yuko iyi nzu iri gushaka miliyoni 150 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda kandi ziganirwaho. Miliyoni 150 ziri negociable, ubasha kwegukana inzu nziza ya etage iri muri quartier nziza igezweho kandi ziri negociable. Niba rero wakunze iyi nzu ushaka kuza tukayikwereka, hanyuma ukavuga uti ngiye nshobora gutanga ya, hanyuma tukagufasha tukagerageza tugakatuza iyi nzu ikaba yawe. Komeza rero kandi subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ushaka kuduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 Si ibyo gusa rero ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze, turabakunda cyane. Ciao ciao.